So guys, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane, kandi amahoro y'Imana abane namwe mwese mudahwema kutwereka ko tuba turi kumwe kuri buri video yose nshyize hano kuri YouTube channel ya How to Rwanda TV. Nashimira mwebwe mwese mwabashije gukora subscribe mugakora no kukazogira. Imana ibahe umugisha. So guys, uyu munsi nje kubabwira kuri wa mushinga nababwiyeho mbere. Uyu mushinga ukuntu ukora twarabivuze, mbereka uburyo utangamo akazi, mbereka n'uburyo ukoramo akazi, kuko uyu mushinga ufitemo ibice bigera muri bibiri, aho ugenda ugashaka akazi batanze ukagakora ugahembwa, n'igihe utanga akazi washyizeho bakagakora wowe ukabahemba. So guys, niba utarabonye izo video za mbere, ndasiga link hasi muri video description cyangwa muri comment ya mbere. Link y'izi video uyikoreho ugende uzirebe usobanukirwe n'uyu mushinga. Uyu mushinga bawita Power Work Earn cyangwa Good Job, ariko izina rusange ni Power Work Earn. Twawuvuzeho cyane birambuye uburyo dukoreramo amafaranga, uburyo tubonamo amafaranga. Uyu munsi nje kubereka ukuntu tubikuzaho. Ese turabikuza bigakunda? So stay tuned, gumana nanjye dukomezanye paka iyi video irangiye urebe amafaranga uburyo tuyabikuramo. So guys, iyo ugiye kuyabikura urabona kuri balance ufite amafaranga 698. Ngiye gukora iki? Ngiye kuyabikura. Uraza ugakora hano hejuru kuri utu turongo dutambitse dutatu, wamara gukoraho uramanuka ukareba hasi ahanditse kubikuza, ukahita ukoraho. Iyo umaje gukoraho bakubwira bino byose kubikuza. Hano barakubwira amafaranga make cyangwa minimum withdraw ushobora kubikura kuri MTN ni 100, kuri Airtel ni 160. Amafaranga yose ubikuje ukatwa 60 y'amanyarwanda. Systeme yemera amafaranga adafite ibice. Hano bahita bakubwira ngo hitamo network ugakoraho, uhita uhitamo MTN. Hano barakubwira ngo shyiramo nimero yawe ukayandikamo 0786555694. Nimero yanjye majije kuyishyiramo. Amafaranga ushaka kubikuza ni 600, ukayashyiramo. Kahita ukora hano kuri ohereza kubikuza ugakoraho. Byakunze kubikuza byoherejwe kuri PowerPay. Wasabye kubikuza amafaranga 600, urahabwa 540, kuko bakuyeho 60 niyo bakata. Amafaranga turategereza aze kutugeraho. So guys, nta nubwo bitinda cyane amafaranga ahitaza ako kanya. Reka turebe muri, urabona kuri message banyeretse ko hari aka message kaje. Ndahita nkora muri message, uze kuri mobile money. Urabona ko amafaranga 540 yamajije kungeraho. Murabona ko neza birakunda cyane, amafaranga urayabikuza akakugeraho. Ku bantu rero baba bafite impungenge bavuga ngo scam, oya ntago aba ari scam, ahubwo mwebwe icyo muba mutakoze ntago muba mwagerageje gukora ibyo mba nababwiye muri video ngo mubone amafaranga munayabikuze. Ngiye nkora video kandi umushinga wose mbazaniye niyo yaba amafaranga make, making sure ko ayo mafaranga abikurika, kuko nicyo kiba ari ingenzi. So rero ubwo umenye ko aya mafaranga uyabikuza akavaho, ntahawe ho gukora cyane kugira ngo amafaranga uyabone. So urabona niba uheruka kujyamo harimo ama ads menshi. Impamvu harimo ama ads menshi, nabo baba bagomba gukorera amafaranga. Ari ama ads abazamo nabo niyo abinjiriza bagahembwa, kimwe n'aya mafaranga bagenda bakata niyo baba bari bwinjize, kuko nago bakora bari mu bihombo, namwe murabyumva. So rero nuku nguku iyi application ibikuzwamo amafaranga ahita kugeraho ako kanya. Niba ari n'ubwa mbere uyibonye utariyandikisha, urajya hasi muri video description cyangwa muri comment ya mbere, urahasanga link nasize y'uyu mushinga, ujyemo wiyandikishe. So guys, niba utarakora subscribe, kora subscribe, kandi iyi video niba uyikunze ukore like, share and comment igere kuri benshi. So guys, mwakoze cyane kubana natwe, tubonane mu zindi video zikurikira. Ciao, hasta la vista.